Ya ni agahinda n'umubabaro biteye agahinda ni ukuri kuri uyu mugeni cyangwa se kuri uyu musore witabye Imana abura umunsi umwe gusa ngo akore mariage. Mu by'ukuri nk'uko abantu benshi bakomeje babigeraho bavuga bati birababaje biteye agahinda kandi nawe uri kubibona ni ibintu bibabaje mu by'ukuri. Yari afite ubukwe ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatatu 2025 akaba yitabye Imana ku itariki 18 z'ukwa gatatu 2025. Uyu musore mu bivuga ngo yari yaramaze kuba yafata irembo ndetse bari baranasabye icyaburaga bwari ubukwe bwa mariage, ubwo bivugwa ko yarogewe mu muhango wo gusaba no gukwa. Ese wakibaza ngo niki cyabiteye, ese ninde wamuroze? Byinshi muri video ni mukanya, ariko mbere yuko ngira icyo mvuga banze kuri subscribe ku muntu utarayikoze, ba comment mu bitekerezo by'uko wifuza ko nazankugezaho ibiganiro umunsi ku munsi. Yego nk'uko nabibabwiye rero ni agahinda kuri uyu musore witabye Imana akiri muto cyane, agifite imyaka mike cyane kandi akaba yitabye Imana afite umushinga w'ubukwe. Gusa bamwe bakomeje kumva iyi nkuru bagize agahinda, bamwe batangira kwibaza ese Mana kubera iki wabyemeye? Ese ni iyihe mpamvu yatumye biba kuba umwana w'umukobwa abaye umupfakazi ataranarwigera ngo arwinjiremo? Abantu bari muri ubwo bukwe bagize bati uyu musore rwose ubwo bari mu bukwe yari muzima kandi wabonaga ko afite morale cyane, ku buryo buri wese yabonaga ko nyine yishimiye ubu bukwe n'umugeni we rwose bari bameze neza. Ariko nanone nyine ngo Imana yishubije uwayo, yamukunze kuturenza kuko ntabwo twahagarika umugambi w'Imana. Ababyeyi b'uyu musore bagira bati n'agahinda twarimo twitegura ko ejo mu gitondo tuzajya mu bukwe, ejo mu gitondo tuzataha ubukwe rwose bw'umwana wacu, ariko nyine birangiye Imana imukunze kuturusha. Ni ukuri ni agahinda n'umubabaro biteye agahinda rwose, nta muntu n'umwe bitababaje urebye uburyo ki imyiteguro y'ubukwe yari imaze kurimbanizwa, abageni bari bamaze kuba bakitegura. Ni ukuri biteye agahinda kandi buri umwe wese wumva iyi nkuru akomeze asabira uyu mugeni, kuko kubyakira ntabwo byoroshye, kubyakira birababaje cyane rwose, kumva ubukwe bwaburaga umunsi umwe kugira ngo bube, hanyuma umugeni agahita ataha agahita yitaba Imana. Benshi bakomeje kugaruka kuri iyi nkuru bagira bati rwose ntabwo byumvikana kumva umugeni rwose yitaba Imana ubukwe bubura umunsi umwe ngo bube. Ni agahinda rwose ku muntu wese ukomeza kumva iyi nkuru, ni umubabaro, ni ikiniga, ni ibintu navuga ngo ni ibintu bisigaye bikunze kubaho, ko ubukwe bwaba buri hafi kuba hakagira umwe utaha cyangwa se hakagira uhura n'ikibazo. Bakomeza bagira bati icyambere ni ukuba twafata umwanya tugasenga tukereka Imana ibi bintu, kuko ni ibintu biteye agahinda kandi ni ibintu bibabaje, ni ibintu buri muntu wese yabona akabona ko ari ibintu biteye ubwoba kandi ari n'ibintu bibabaje. Mu by'ukuri ni ukuri biteye agahinda kandi birababaje koko, kuko nabibabwiye uyu mwana w'umuhungu ni ukuri agiye akiri mutoya, agiye afite umushinga mwiza, ariko uyu mugeni rwose dukomeze tumwihanganishe, imiryango yabuze ababo tuyihanganishe, imiryango yakomeje kubura uyu musore ni ukuri dukomeze tubihanganishe, kandi namwe muri kubyumva mukomeze mwihanganishe uyu mugeni kuko ari mu gahinda gakomeye. Kandi birumvikana umugeni wari witeguye kuba la mariage ejo akaba umugabo we yitabye Imana, birababaje cyane kandi biteye n'agahinda. Nawe ukomeza kumva ibi bintu rero komeza usabire uyu muryango wabuze wabo, kandi n'ukuri dukomeza kubihanganisha, mwihangane kuko nyine ni ibintu bibaho kandi ni ibintu umuntu adategura ngo apange ngo ibi bintu bizaba. Ikindi nanone kandi nimba bibaye dukwiye kubyakira twumva ko ari ibintu nyine bisanzwe. Wakoze gukomeza kudukurikira, ibuka kuri subscribe ku muntu utarayikoze, ngaho ma comment ibitekerezo byo kwifuza ko nazankugezaho ibiganiro umunsi ku munsi, kandi ibitekerezo byawe, inkunga yawe ikomeye kuri twebwe, ku buryo koko iyo muduha ibitekerezo byanyu mukaduha comment zanyu nibyo bitwubaka kugira ngo natwe tujye dukora ibiganiro umunsi